Yesu ashimwe nshuti za Resi Therapete, Imana iguhe umugisha cyane cyane wowe wahisemo gusenga ubudasiba. Imana ntizasibe kukumva kandi ntizasibe kukumvira. Mu izina rya Yesu Kristo, isengesho ryacu ry'uyu munsi turarisengera hano muri Yobu 14. Reka dusome duhereye ku murongo waho wa 7. Haranditse ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kugira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu. Iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Amen, amen, amen. Haleluya, haleluya. Ndashaka kuvugana n'umuntu umeze nk'igiti cyaciwe, umeze nk'igiti cyatemwe, umeze nk'igiti cyajugunywe, umeze nk'igiti cyatawe. Ndashaka kuvugana n'umuntu waciwe agatabwa agakomereka. Uyu munsi wa none umwuka ni wowe yantumyeho, icara wumve icyo umwuka ari kukubwira. Titire yacu iravuga ngo naraciwe ndatabwa ndakomereka ariko sinapfuye nzongera gushibuka. Haleluya. Subiramo aya magambo uvuge ngo naraciwe ndatabwa ndakomereka ariko sinapfuye nzongera gushibuka. Nuko umwuka mbwiye. Imana iguha umugisha. Hari abantu benshi rero babaho bafite ibikomere bitagaragara mu buzima bwabo, baragiye batereranwa, baratawe n'abo bizeraga, barakomerekejwe n'abo bakundaga, bagakomeretswa n'ibibazo by'ubuzima, bagakomeretswa n'amagambo y'abantu. Iyo birebye cyangwa se n'iyo abantu babarebye ubona ari nk'aho byose byarangiye, ariko Yobu aduhaye ishusho idasanzwe. Aravuga ngo iyo igiti cyatemwe gishobora kongera gushibuka. Imana ishimwe. Ibi bivuze ko nubwo ibintu bisa nk'aho byarangiye, hari ubuzima buba busigaye mu mizi. Haleluya. Ubutumwa rero bw'uyu munsi ni ubu ngubu. Ntabwo wapfuye, uri mu gihe cyo kongera gushibuka. Ongera ugirire Imana icyizere. Ntabwo wapfuye oya, ahubwo ni ukuri mu gihe cyo kongera gushibuka. Imana ikumve. Reka mbwire umuntu wari waraciwe ibihe byo gutakaza no gusenyuka, cya gihe rwose ubona byarasenyutse, akazi gatakaye, urukundo rusenyutse, abantu bakwanze bari kugusuzugura, ibiguca intege mu buzima bije ari byinshi. Yobu yarabibonye biri gusenyuka, nawe biratakara. Atakaza ibintu, atakaza icyubahiro, atakaza abana, atakaza umuryango, atakaza inshuti, byose biratakara. Ariko we abifata nk'igihe cyo guhindurirwa isura y'ubuzima. Hari igihe ubuzima buhindura isura, kandi iyo buhinduye isura hari ikibanza gusenyuka kugira ngo haze kubakwa ikindi gishya. Hari ikibanza gucibwa kugira ngo hashibuke igishya. Ubuzima iyo buri muri transformation nyine ni uko bigenda. Iyo igiti kiri gushibuka ntabwo gishibukira ku cyari kiriho, ahubwo hari ishami rivaho kugira ngo haze irindi ryiza ry'igitonome rizera imbuto nziza. Haleluya, haleluya. Reka nkubwire wowe watawe, igihe cyo gutereranwa kikugezeho, igihe uwo wakundaga gutaye, igihe abo wizeraga bakujugunye. Ubundi iyo igiti bagitaye kimera nk'ikitagifite akamaro. Ufashe ishami ry'igiti ukarekura ku giti ukarijugunya, umuntu wese arifataho ijambo, bajya kuritwika, bararikandagira, nta kamaro kiriya giti kiba kikimaze, kuko baba babona ko kitazongera kwera imbuto. Ubuzima bwacyo babufata nk'aho burangiye. Rero hari igihe n'ubundi abantu bagufashe nk'aho urangiye, utazongera kugira akamaro, utazongera kugira agaciro, utazongera guhaguruka. Umuntu akagufata rwose akakuburira agaciro, ukabona rwose nta gaciro ufite, ukabona nta kwitayeho, ukabona rwose arakujugunye pe. Ariko reka nkubwire ngo ntabwo wajugunywe. Mu gihe
mu gihe mu mizi y'ubuzima bwawe, haleluya, hataruma, ntago wuma. Imana ikumve, warakomeretse, ibikomere birakwishe, umuntu wawe w'imbere yarakomeretse, ndakumva, amagambo yarakubabaje, ibihe wanyuzemo biragukomeretsa, uriheba rwose, ugera kure cyane. Nagira ngo nkubwire ngo Yobu byamubayeho, ariko arifata arariba, aravuga ngo niba igiti cyongera gushibuka, kuki njyewe nakwiheba, kuki njyewe nakumva ko birangiye, kuki njyewe nakumva ko ibi bikomere ari iherezo ry'ubuzima bwanjye. Ahita avuga ngo ibikomere ntabwo ari byo byemeza iherezo ryanjye, ahubwo ibikomere ni transformation y'ubuzima bwanjye, ni amahinduka mashya y'ubuzima bwanjye. Aravuga ngo sinapfuye, nawe uvuga ngo sinapfuye, uvuga ngo ariko sinapfuye, uvuga ngo byabayeho ariko sinapfa, uvuga ngo byaremeye biriya rwose birakunda, ariko hari kimwe kitemeye, ni uko ntabwo urupfu rwanshoboye. Haracyari ubuzima busigaye muri wowe, haracyari ubuzima busigaye muri wowe. Iyi ni ingingo ikomeye cyane. Nubwo ibintu byose byasa nk'ibyarangiye, hari ikintu kitarapfa, hari icyizere ugifite, hari Imana yaguhaye ikikubitsemo, hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ukivuga ngo uracyariho. Nk'uko Yobu yabivuze, iyo amazi abonetse igiti kirongera kigakomera kikamera. Amazi ni ubuntu bw'Imana, nshuti yanjye. Amazi ni ijambo ry'Imana uri kumva aka kanya. Amazi ni icyizere gishya Imana iguhaye uyu munsi. Iyo amazi aguye kuri icyo giti kigifite imizi mu butaka, kirongera kigatoha, avuga ngo ndongeye ndatoshye, vuga ngo ndongeye ndahagurutse, vuga ngo uyu munsi wa none ndashibutse mu izina rya Yesu. Uzongera gushibuka, isezerano rishya ryo kubaho rikugezeho. Ongera guhaguruka, ongera kugira icyizere, ongera kubaho kurushaho, ongera vuga ngo ni igihe cyo kongera. Ahandi wumva ko watsinzwe, vuga ngo birahindutse, singitsinzwe. Amashami mashya, hahandi batemye amashami, harongeye hashibutse yandi mashami. Hahandi wababariye, havuyemo imbaraga nshya zo gukomeza abandi. Imana ifite ubushobozi bwo gukura ubuzima bubi wari urimo, ikabugukuramo, ikagutereka mu gitereko cyayo cyiza cy'ubuzima bushya, ujya gukomeza abandi. Reka nkubwire ngo ubuzima bushobora kuguca, bakaguta, bakakujugunya, bakagukomeretsa, ariko ntago bashobora kukwica burundu. Igihe cyose ukiri mu ruhande rw'Imana, igihe cyose Imana nayo ikiri mu ruhande rwawe. Ubutumwa bwawe bw'uyu munsi buravuga ngo hari ubuzima mu mizi yawe, nubwo waciwe ongera ushibuke. Hari ubuzima mu mizi yawe, ntabwo ari iherezo. Hari ubuzima mu mizi yawe, ntabwo uri wenyine. Hari ubuzima mu mizi yawe, igihe cyawe cyo kongera gukomera ni iki ngiki. Waraciwe, uratabwa, urakomereka, ariko uvuka ko ufite ubuzima mu mizi. Ese imizi ni iki? Nagira ngo nkubwire nk'umukristo ngo ese imizi y'ubuzima bwawe ugomba kwishingikirizaho, ugomba guhagararaho, ugomba kutemera ko yuma. Imizi ni iki? Ko ariyo yonyine, iyo amazi ayiguyeho yongera igatuma igiti gishibuka. Imizi ni iki? Imizi ni isano ufitanye n'Imana. Ni icyambere, imizi ni isano ufitanye n'Imana. Ni ukuvuga ngo kwizera Imana, kuba mufitanye ubushuti, kuyishingikirizaho ubuzima bwawe bwose. Niba hari umukristo uzi ubwenge, urusha abandi ubwenge, ni umukristo wishingikiriza ku Mana ku kintu cyose agiye gukora. Ni umukristo ugirana ubushuti bukomeye n'Imana, agakunda Imana pe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo munkundishe umutima wanyu wose n'ubwenge bwanyu bwose. Imana ikunda abantu bayigiraho inshuti, Imana ikunda abantu bayikunda. Rero niba hari imizi umukristo agomba kwishingikirizaho, kugira ngo nahura n'ibibazo n'ibigeragezo ntazazime, ahubwo azajya ahora ashibuka, ni uguhorana ubushuti n'Imana, ni uguhora yizera Imana, ni uguhora yishingikirizaho. Indi mizi ya kabiri ni ijambo ry'Imana riri muri wowe. Ijambo ry'Imana rimeze nk'imizi igaburira ubuzima bwawe. Iyo ijambo riri muri wowe, riraguhumuriza mu bihe bikomeye, riguha imbaraga zo gukomera, rikwereka icyerekezo cy'ubuzima. Niyo mpamvu umuntu uko byaba bimeze kose, waba waciwe,
urongera ugashibuka, kuko ijambo ry'Imana ari imizi iri muri wowe itarigeze ipfa, itarigeze yumva. Uko wumva ijambo ry'Imana uba uri kugaburira ya mizi yawe, uri gukomeza ya mizi yawe. Imizi kandi ni ukwizera kwawe. Haleluya. Kwizera ni imizi itagaragara ariko ifata ubuzima bwawe ikabuhagarika neza. Haleluya. Iyo ufite kwizera gukomeye ntucika intege vuba, ntiwemera gutsindwa n'ibyo ubona, ugira icyizere cy'ejo hazaza. Kwizera ni imizi. Haleluya. Wubakire mu kwizera ubuzima bwawe. Indi mizi kandi ni uwo uri we imbere, identite yawe muri Kristo Yesu. Identite yawe nk'umukristo ni iki? Ni uko uri umwana w'Imana. Haleluya. Ngo yabahaye ubushobozi n'ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Iyo ni identite idashobora gusenyurwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ni identite idashobora gukurwaho n'imiraba n'imiyaga y'ubuzima. Ni identite idashobora gutemwa n'ibikomere by'abantu n'ibyo bagukorera. Kuba witwa umwana w'Imana ni imizi wishingikirijeho. Uyu munsi ubwira ibibazo n'ibigeragezo ngo mfite imizi, nuko ndi umukristo kandi ndi umwana w'Imana. Uw'Imana yaremesheje isura yayo, uw'Imana yaremye mu ishusho yayo. Uwo nguwo ni wo uri we. Uwo rero ni imizi idashobora guhungabana. Iyo uzi uwo uri we, niyo abantu baguta, niyo abantu bakugaya, ntibashobora kukwica, kuko iyo mizi ntabwo igipfa, nshuti yanjye. Indi mizi ikomeye cyane ni umwuka wera, umwuka w'Imana. Haleluya. Uyu mwuka wera ni utanga ubuzima nyakuri. Umwuka wera Imana imuguhe, aguha imbaraga zo kwihangana, agusubizamo ubuzima igihe wacitse intege, agufasha kongera guhaguruka. Imana iguha ubuzima bushingiye muri ino mizi. Uyu munsi wa none tekereza, kora ibi bintu, uvuga uti nubwo ibintu byanze bikangirika, imbere muri njyewe hari ikintu kitangirika. Nubwo ubuzima bwagaragara nk'ubwacitse, nk'ubwavuyeho, hari imbaraga iri muri njyewe ibunsubizamo. Nubwo nagaragara nk'umuntu utsindwa, ariko ndongera nkashibuka ngatsinda. Meze nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi gihora cyera imbuto, meze nk'igiti batema ariko gikongera kigashibuka. Imizi yanjye iri mu Mana, imizi yanjye ni ukwizera, imizi yanjye ni Kristo, imizi yanjye ni identite Imana yandemanye, imizi yanjye ni umwuka wera kandi mbyishingikirijeho. Ijambo ryayo, kwizera n'imbaraga inkomeza. Sinzarimbuka, sinzarangira, ntago nzazima, nzajya mpora nshibuka mu izina rya Kristo Yesu. Ngwino dufatane mu biganza. Wowe wari ufite umutima ukomeretse, wowe wari ufite umutima wihebye, wowe wumva uri ku iherezo, uyu munsi Yobu akwigishe yuko umukristo atajya azima, umukristo atajya apfa, ahubwo no mu rupfu ngo abaho, nuko Yobu yabivuze. Imana iguhe izo mbaraga zo kwizera. Uwiteka Imana waremye ijuru n'isi, wowe Mwami wifite ubugingo byose, turagushimiye, tuguha icyubahiro uyu munsi wa none, kuko uri Imana isubiza ubuzima aho twabonaga butari. Uri Imana ivomerera mu butayu hagamera ibiti bikera imbuto. Uri Imana idudubiza amazi mu rutare Abisiraheli bakanywa. Uri Imana ica inzira ahantu abantu batabonaga inzira, no mu mazi no mu kiyaga no mu nyanja nini cyane habonekamo inzira, mu Isiraheli agahita. Uri Imana inyuranye ibihe, uri Imana inyuranye amateka. Haleluya. Turagushimiye umwana bwawe, turakubashye kuko uri Imana ihambaye, turakwizera kuko uri umwami wacu. Nuhabwe icyubahiro. Uyu munsi dukunze ijambo ryawe riduhumurije, ridukomeje umutima, ritubwira ngo nubwo igiti cyatemwa kirongera kigashibuka, iyo amazi yongeye kugisukwaho kirongera kikamera. Haleluya. Kikera ngo amashami y'ibitonomwe, kandi imbuto zacyo, haleluya, zihaza buri wese. Turakwinginze rero uyu munsi wa none kugira ngo natwe imitima yacu wongere uyivomerere, uvomerere ubuzima bwacu, ubuntu bwawe butuvomerere, imbabazi zawe zituvomerere, ineza yawe tuvomerere, utuvomerere Uwiteka Imana Nyiringabo. Aho umwanzi yaba yarumva yaratemye, yaraturangije, yaraduciye, reka ubuntu bwawe butuzeho, twongere twere imbuto, twongere dukomere, twongere tuzuke, twongere tuvuge twumvirwe, twongere ducuruze twunguke, twongere dukundwe dukundwakazwe, twongere tugire amahoro yo mu mutima, twongere Uwiteka Imana tugire ijambo, twongere Data ongera Nyiringabo Imana. Hahandi twumvaga ko birangiye, ahubwo bigaragare ko ari itangiriro ry'ubuzima. Haleluya. Haleluya. Nizeye ko uri Imana ufitiye umugambi mwiza
ibyo ngerageza gukora byose nzi ko ari wowe ubifitemo ubushobozi n'ububasha. Niyambaje imbaraga zawe kugira ngo ijambo ryawe rinkomeze mu mizi y'ubuzima bwanjye. Ikigeragezo cyose cyanzaho kizasange nkomeye. Ikintu cyose cyangiza nikigera mu buzima bwanjye kizansange nkomeye. Ijambo ryawe rizankomeze, umutima wanjye uzakomezwe n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka kandi Uwiteka Imana nziza, reka Mwuka Wera ambere nk'inyongeramusaruro, ajye mu mizi, aleluya, anyongerera imbaraga, atuma ahubwo mbasha kuba umuntu udasanzwe, atume mbasha gutungurana. Mwuka Wera nyongera musaruro w'ubuzima bwanjye, ndaguhamagaye, ndi imbere y'Uwiteka Imana nk'igiti, haleluya, nk'igiti gihagaze mu murima wawe. Ndi nk'igiti gihagaze muri wowe Kristo. Imizi yanjye irakomeye, ikomeje gufatwa no kwizera mu ijambo ryawe no mu rukundo rw'Imana. Nta kintu na kimwe kizashobora kunyangiza, ahubwo mpawe imbaraga, mpawe icyizere, ndahagaze mu izina rya Yesu singwa. Ijambo ry'Imana rimbereye, haleluya, ishami rinkomeza kandi rikomeza gutanga imbuto y'ubugingo n'urukundo n'amahoro n'ubwenge muri nge. Imbere yanjye muri nge hari ubuzima budakama, haleluya, haleluya. Inkomezi yanjye ni Kristo, ntago nzamuvaho. Muri ngewe harimo ubuzima, muri Kristo harimo ubuzima, kuko Kristo ari muri nge, nanjye mfite ubuzima. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Imana yanjye niyumve gusenga kwanjye, kwizera kwanjye ni nk'ishami, kandi iryo shami ntabwo niyo waritema ryuma, ahubwo rirongera rigashibuka. Ndahagaze rero meze nk'agati kateretswe n'Imana, nta muntu ugatema. N'ugerageje kugatema karashibuka, kuko ubuntu bw'Imana buhora bumvomerera. Ibigeragezo n'ibibazo by'ubuzima n'amagambo y'abantu akomeretswa, gutabwa, kujugunywa, ntacyo bivuze ku gati gateretswe n'Imana, ntacyo bivuze ku muntu Imana yatoranije, ntacyo bivuze ku muntu ufite imizi, nta kintu bivuze na kimwe. Yobu yarabirebye aravuga ngo rega cyari ibyiringiro. Ndatangaza ko hakiri ibyiringiro ku buzima bwanjye, ndatangaza ko hakiri andi mahirwe, ndatangaza ko hakiri ikindi cyerekezo gishya. Nubwo Satani hari ibyo yagerageje, abarozi bakabigerageza, abagome bakabigerageza, abanyanga bakabigerageza, ariko hari icyo Imana yavuze, hari icyo Imana yavuze kera. Icyo ngicyo nicyo nubakiyeho, icyo ngicyo nicyo nishingikirijeho, icyo ngicyo nicyo mpagazeho nk'igiti gihagaze mu murima w'Uwiteka. Amashami yanjye aravomerewe, imbuto zanjye zirongeye kwera, Mwuka Wera arankomeje mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inshuti yanjye turi gusengana, ngira ngo uracyari kunyumva. Imvura iraguye, ni nyinshi aho n'imvura iraguye, ariko mfatanya nanjye usubiremo aya magambo akomeye cyane. Arakuyobora muri iyi minsi, kandi aratuma wongera gushibuka. Wowe wari waratawe ukajugunywa, wowe wari ufite ibibazo wumva uri ku iherezo ry'ubuzima, ongera usubiremo aya magambo hamwe nanjye, uvuga uti nubwo natawe ndongeye ndahagurutse, imizi yanjye irakomeye, kandi ndongeye ndashibutse mu izina rya Yesu. Nubwo ubukene bwampagurukiye, uyu munsi wa none ndongera kwera imbuto, kandi icyo nzakora kizambera cyiza. Ibikorwa byanjye bitanga umusaruro mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo nakomeretse, ubuzima bwanjye, umutima wanjye urakize, ndongeye guhinduka umuntu ufite umutima womora abandi, kuko njyewe Yesu yaranyomoye mu izina rya Yesu. Nubwo bantereranye, Imana iracyankunda, iri mu ruhande rwanjye, iranshyigikiye, ntabwo yigeze insiga. Yaravuze ngo izabana nanjye, ntizansiga njyenyine, kandi ibyo ngibyo birasohoye mu izina rya Yesu. Nubwo naba ndwaye, ubugingo bwanjye n'umubiri wanjye bifitwe na Kristo. Nakira amaraso ye buri munsi akankiza indwara, no mu rupfu tubaho nuko Uwiteka avuze. Nubwo nibwiraga ko byarangiye, n'abantu bakibwira
ko byarangiye. Ubuzima bwanjye ntabwo bwarangiye, ahubwo buratangiye. Ndahagurutse nk'igiti gihagaze cyongeye kwera imbuto. Nubwo ibigerageza ari byinshi, imizi yanjye irakomeye. Icyizere ntabwo kigeze cyuma, kiracyahagaze muri Kristo Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Nubwo umuntu yaba yaramvuzeho ibibi, ijambo ry'Imana niryo rigena ibimbaho. Ijambo ry'Imana niryo rifite imbaraga. Imbaraga zanjye zirushijeho gukura kubw'icyo Imana yamvuzeho. Nubwo ibihe byahindutse, Imana iranshigikiye, hinduranyije ibihe n'amateka. Bahinduye amagambo, ndongeye ndashibutse mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Nubwo hari ibyasenyutse, ariko hari ibishya Imana yubatse. Imizi yanjye irongeye irakuze, amashami yanjye aravomerewe, imbuto zanjye zirongeye zirera. Amahoro n'umunezero ni imbuto zanjye. Ibyishimo no gukomera n'umunezero w'ubuzima bwanjye ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Nubwo nageragejwe, ariko nkomeje kwizera. Umwuka wera n'inyongera musaruro w'ubuzima bwanjye. Nzagera ku cyo Imana yanteguriye. Nubwo numvaga ibyishimo byarangiye, umutima wanjye ugarukiye Imana. Nongeye kugira icyizere cy'ibyiza. Ibyiringiro byanjye biragarutse mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Nubwo abantu batanyumvaga, Imana iranyumvishije kandi itumye nabo banyumvira. Iramfasha kandi irangeza kure. Ubutumwa bwanjye ni imbuto izafasha benshi. No mu rupfu tuzakomeza gukomera, no mu bibazo dukomeza gutsinda. Turi abatsinzi ndetse no kurushaho. Turi abanesha ibihe byose. Ndi umukristo, ndi umukristo, ndi umukristo. Ndi igiti kituma, ndi igiti gifite imizi itajya yuma. Ndi igiti gifite imizi itajya yuma mu izina rya Kristo Yesu. Ndabyizeye, ndabihamije kubw'imbaraga z'Imana. Bizakunda kandi bizashoboka mu izina rya Kristo nkunda cyane. Amen, 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 amen.